uyu munsi turakonda n'ubuyobozi bwafunze insengero. Imana iyo itorero ryananiye Imana ikoresha ubuyobozi bugafunga. N'uyu munsi ntabwo turabona amakosa twakoze yo kudakorera hamwe ngo dushyigikirane twubake ubwami bw'Imana muri twebwe, tubwirize abantu misiyo Yesu mu itorero, tube mu mwanya umwe, duhuze umutima, tuganire, turebe ibitagenda neza. Reka tubasuhuze kandi tubashimire abakomeje kudukurikira. Ngira ngo nk'ibisanzwe ibiganiro byacu nakagaruka. Uno munsi tubafitiye umukozi w'Imana yitwa Uwisenga. Reka tugushimire kuba wemeye kuza. Yego, murakoze. Ngira ngo uno munsi hari icyo uduhishiye. Yego. Munsi icyo duhishiye abantu muri rusange ni mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira, ariko mbere ya byose tukaza kubanza kwiragiza Imana, ko ijambo riravuga ngo mbere na mbere Imana. Rero iyo Imana ibaye nyambere mu byawe no mu buzima bwawe, ibyo ukora byose bigenda neza. Rero numva ko ikaze muduhaye twabanza tugashimira Imana iyo itwemereye ku uyu munsi waho. Mwami Imana yacu turagushimye, icyubahiro n'ubutware ni ibyawe. Utwemereye kubaho mu bazima muri uyu munsi, kuko nzi neza kuri Imana y'abazima utari Imana y'abapfuye. Tugushimiye aya mahirwe uduhaye. Mwami Imana, amasaha atambutse inyuma ahitanye byinshi, ariko tugushimiye ko tukiri bazima, ari twebwe ndetse n'abari hirya no hino barimo kugenda n'abari mu kazi gatandukanye. Mwami Imana, tugushimiye ko tukiri bazima, bishimirwe. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe, hari twebwe abagiye kurivuga Mwami ntabari twe, ndetse n'abagiye kuryumva n'abazaryumva bari ku mugabane w'u Rwanda, bari ku mugabane wa Afurika, umugabane wa Amerika, bari ku mugabane wa Aziya, bari kuri Europe, aho bose bazaryumvira ijambo. Nyemerera rizahindura ubuzima bwa buri wese uzaryumva. Nyemerera Umwuka Wera tuyobore, kuko ari we muyobozi mwiza utayobya, kandi byose bikorwa nawe muri gahunda. Mu izina rya Yesu Kristo dutangira nawe kandi tuze gusozanya nawe. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro y'Imana bikomeze kubana namwe aho muherereye, bari mu kazi murimo gukora, abari mu rugendo murimo kugenda, abari kwa muganga. Nawe nkubwira ngo iri jambo nuryumva uryizereremo, kandi riragira aho rikuvana n'aho rikugeza. Imana yacu rero nishimwe, dushimye Imana kandi kubw'uburinzi bwayo. Imana iba yaturinze, Imana iba yabanye natwe. Nkunda kuvuga ngo Imana iba yaduhaye ibiruta ibyo dusaba. Dushobora kubyuka dusaba amafaranga, ariko cyane ko Imana yaduhaye ubuzima, yaduhaye ikiruta icyo dukeneye. Dukeneye amafaranga, ariko icya mbere ni ubuzima. Rero dushimye Imana kubw'uyu munsi. Nawe ugiye kunkurikira, nawe ugiye gukurikira iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana, Uwiteka aguhe umugisha. Hanyuma reka nkubwire wowe wihebye, reka mvugane nawe wumva uhangayitse, ukomeretse, ufite ibikomere bitandukanye. Reka nkubwire ngo ihangane, komera, mu ijuru Imana iri mu ruhande rwacu. Reka kandi mbonereho kwihanganisha buri muntu wese aho aherereye bitewe n'ibihe turimo. Mvuge ngo komera kandi ukomeze kwibuka uniyubaka. Imana rero nibaha umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Daniyeli, duhereye mu bice byaho 9. Ndaza gusaba umusomyi mwiza aze kudufasha gusoma, ariko kandi reka nibutse buri muntu wese ugiye kureba cyangwa se ugiye kuzumva iki kiganiro, reka ngusabe kugira ngo ubwo uzaba ugifunguye, kugira ngo umenye icyo Imana ivugana nawe, kugira ngo umenye icyo Imana igushakaho, nuko uzatangira ikiganiro kandi ukagisoza. Nibwo uzamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Gufungura ukacyumva amasegonda 2, amasegonda 3, ntabwo uba wumvise umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Tugiye kuganira rero ku gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli.
reka badusomere umusomyi mwiza adusomere mu bice byaho 9 duhereye ku murongo waho wa mbere, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Daniyeli agira gute? Yatura ibyaha by'ubwoko Buretse bwabo. gatoya. Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Nsubiye inyuma gatoya, reka mvuge ngo mbese kubera iki Daniyeli yagiye kwatura ibyaha by'ubwoko bw'Abisiraheli. Icya mbere, uyu muryango wari i Babuloni, yari imiryango ibiri yajyanywe bunyage i Babuloni. Bagiye ari umuryango wo kwa Benyamini ndetse n'uwo kwa Yuda. Bari barahanuriwe n'umuhanuzi Yeremiya mu bice byaho 22 ndetse na 21, bahanurirwa ko bazajyanwa i Babuloni bakamarayo ibyumweru 70, kandi byashushanyaga imyaka 70 bazamarayo. Bageze muri iki gihugu cya Babuloni nihuse, ngo imyaka 70 irashira. Imyaka 70 ishize, ngo Daniyeli asoma mu bitabo by'abahanuzi bahanuye ku byago bizagera i Yerusalemu, ngo asanga imyaka 70 bategekewe kumara i Babuloni yararangiye. Daniyeli rero nk'umukozi w'Imana, nk'umuhanuzi w'Imana mu bahanuzi bakuru, Daniyeli aribaza ati se habaye iki? Daniyeli asanga icyabaye nuko kujyanwa bunyage habayeho kutumvira Imana. Asanga n'ubundi Babuloni ntabwo bigeze baca bugufi ngo bihane bahindukirire Imana. Bivuge ngo Imana yari yarabajyanye bunyage muri kiriya gihugu, ariko itegura n'imyaka bazamarayo irayibabwira. Nshuti bene data munkurikiye, uyu munsi turi mu gihe nk'iki torero ry'i Babuloni ryareze. Uyu munsi amatorero hirya no hino, amatorero arafunze. Ariko aho dutandukaniye n'abo mu gihe cya kera n'abo muri iyi myaka, bo babwiwe imyaka bazamara mu bunyage. Ariko twebwe uyu munsi ibyago biri ku itorero, nta muntu n'umwe uzi imyaka bizamara. Kandi gufungwa ku itorero bijya kubaho, Imana yabanje kubivuga. Imana ishimwe. Imana yabanje kubivuga. Imana yabanje kutuburira. Imana itubwira ibizaba, ariko kandi ibitubwira ikurikije amakosa itorero ryakoze. Amen. Bashumba muzankurikira, bavuga butumwa, bahanuzi, reka mbabwire, ibi byose bije kubw'itorero ritahagaze neza ngo rikore neza. Izi ni ingaruka zo kudakorera Imana neza. Ingaruka z'umwami Yehoyakimu, kuko Daniyeli ahanura yahanuye mu mwaka wa 603 kugeza mu mwaka wa 530. Bivuge ngo bari i Babuloni, ariko Daniyeli ahanura bari mu bunyage. Daniyeli ahanura ku ngoma y'umwami Yehoyakimu, ndetse ahanura no ku ngoma ya Nebukadinezari ndetse na Berushazari. Ahanura ibyago, ahanura ibibazo, ariko ageze ku mwaka wa 70, Daniyeli asomye ibitabo asanga igihe cyo gutaha cyararenze. Arebye asanga n'ubwoko bw'iwabo ntabwo bwigeze bwicuza, ntabwo bwigeze bwihana. Ese kubera iki duhuye n'ibi? Kubera iki uyu muraba wo gufunga insengero utugezeho? Reka mbibutse ko iyi torero ritahagaze mu mwanya waryo ngo rikore misiyo y'Imana. Imana, umukozi w'Imana ukomeye ku itorero ni leta. Ni leta. Kuko itorero ry'Imana rigiye mu mwanya mubi Yerusalemu, Imana yohereje umwami w'i Babuloni. Araza arabatwara abajyana bunyage. Ariko icyo gihe nta nubwo yatwaye itorero gusa, ari abatambyi yarabatwaye, ari abahanuzi yarabatwaye, ndetse na Yehoyakimu wayoboraga igihugu yamutwayemo kubwo kutumvira iki? Imana. Rero bene data munkurikiye, ntabwo misiyo y'Imana ku itorero yigeze isohozwa ngo ikorwe neza. Niyo mpamvu izi ngaruka tugize gute tuzicayemo. Ntabwo twigeze dukorera hamwe. Imana itangiza itorero muri 33, ubwo intumwa za Kristo zari mu cyumba cyo hejuru, hari ibintu bitatu zari ziri. Icya mbere, bari mu mwanya umwe.
icya kabiri bari bahuje umutima. Imana ishimwe. barasenga bamara iminsi 40 binginga Imana. Imana irangije iboherereza imbaraga za Mwuka Wera, batangira itorero. Uwo munsi Yerusalemu bagisohoka bagenda bavuga mu ndimi zitandukanye ariko bahuje umutima. Amakosa y'itorero uyu munsi, ntabwo itorero ryakoreye hamwe, ntabwo itorero ryigeze rihagarara mu mwanya waryo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Itorero ryagaragayemo ibibazo bitandukanye byo kudahuza kw'itorero, kandi nyamara imbaraga z'Umwuka Wera bahawe zari zimwe, ndetse n'uwabahamagaye yari umwe. Ariko biratangaje kuba uyu munsi umuvugabutumwa atashoboraga kujya kubwiriza mu rindi torero, ngo ririya torero riranduye, kandi Imana bavuga ni imwe. Umuhanuzi akaba atajya mu rindi torero ngo agende ahanura. Uyu munsi aho kugira ngo duhindure abigishwa ba Yesu tubahindurire Kristo, ahubwo twabahinduye abigishwa bacu. Dutangira kubwiriza abantu tubireherezaho, dutangira kubwiriza abantu tubiyegereza. Asifiwe Yesu. Abantu aho kugira ngo babe abigishwa ba Kristo tubahindurire kuba abigishwa ba Yesu. Misiyo ya Yesu ku itorero yabwiye abigishwa be muri Matayo 28:16, arababwira ngo nimugende mu mahanga yose. Amaze kubategura kuba abigishwa ba Yesu, mugende mu mahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza. Abemera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we, mubabwira kwitondera ibyo nababwiye. Uyu munsi ntabwo tubwira abantu kwitondera ibyo Yesu yavuze, ahubwo ni ukubabwira dogitrine z'itorero. Twebwe twemera ibi, twebwe twemera ibi, iri torero ryemera ibi, n'ubu unyuranije naryo ntabwo uri umwe muri twebwe. Ariko se ni ibiki tubwira kwitondera abantu ibyo Yesu yavuze? Imana ishimwe. Iki ni igihe cyo kugira ngo itorero twongere twisuzume, twongere twinyuremo, turebe amakosa twakoze ni ayahe, ese twayakosora gute? Nubwo haboneka umuntu umwe agahagurukira ubwoko bw'Imana, agahagurukira itorero, akavuga ngo njyewe ngiye kwihana ibyaha itorero ryagize gute? Ryakoze. Iyo usomye muri Mika ibice byaho 3 tugasoma ku murongo waho wa 5, hari amagambo avuga ngo ibyaha by'ibikomangoma n'abami n'abahanuzi n'abatambyi n'abacamanza. Ibyaha by'abacamanza baciraga imanza impongano, ibyaha by'abatambyi bigishirizaga ibihembo. Itorero ryari rigeze aho umuvugabutumwa ahaguruka ari uko bamwishyuye, ukibaza uyu muntu arakorera Imana. Itorero ryari rigeze aho umushumba ashobora guhagarara ati jyewe ndavuga hari uko mubanje kumpereza iki? Ituro. Ntabwo ariyo misiyo ya Yesu ku itorero. Nta muntu wakoreye Imana mu kuri no mu mwuka ushobora gukorera Imana ngo asonze. Ntawabura imyambaro, ntawabura minerivare z'abana, ariko umurimo w'Imana twarawuvanze, abantu bananirwa guhuza. Nyamara misiyo y'itorero ritangira, abantu bari mu mwanya umwe, bari bahuje umutima, buzura imbaraga z'Umwuka Wera. Buri wese avuga mu ndimi zitandukanye n'urwundi, impano zirakorana mu itorero. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko uyu munsi itorero abantu baratatanye mu bitekerezo, amatorero ararwanyana, itorero riturana n'irindi, itorero ritabwira irindi ngo mpakorari, ngo mwebwe ntabwo musenga Imana twemera. Nshuti yanjye bene data, reka mbabwire, Imana dusenga ni imwe, Umwuka Wera ukorera muri twe ni umwe, n'impano uwaziduhaye ni umwe. Ni iki gituma tudahuza umutima muri iki gihe ngo dusenge Imana, Imana yongere igarurire icyizere itorero? Aya ni amakosa twicayemo, ni ingaruka z'amakosa twakoze. Twakoze amakosa, ubu igisigaye ni uguhagarara nka Daniyeli. Bibiliya iravuze ngo Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bw'iwabo. Ntabwo Daniyeli ari we wari warakoze icyaha wenyine, ndetse no mu byaha byajyanye ubwoko bw'Imana i Babuloni, ntabwo ari Daniyeli wari warabikoze wenyine.
ariko Daniyeli abonye ko abantu baheze mu kibazo, Daniyeli abonye ko abantu baheze mu kaga, Daniyeli ahagararira ubwoko bw'iwabo i Babuloni. Asifiwe Yesu. Igihe kirageze, torero ry'Imana, bavuga butumwa, bahanuzi, b'inginzi, baririmbyi, bashumba, igihe kirageze ngo twongere turebe ese amakosa itorero ryakoze ni ayahe? Ese twasaba Imana imbabazi gute? Iki ni igihe cyo gusaba Imana imbabazi. Twikondana ubuyobozi ngo bwafunze amatorero. Ese wowe iyo urebye ibyari mu matorero, ibyari mu madini, usanga byari bikwiriye? Mbibutse ko abakristo dushumbye ni abanyarwanda kandi bafite ubuyobozi bubareberera. Icya kabiri, Imana ikorera mu buryo butatu. Icya mbere, Imana ikorera mu buryo butatu. Icya mbere, Imana ikorana na Mose, bivuga ubuyobozi. Imana igakorera mu mutambyi, Imana igakorera mu muhanuzi. Ese iyo murebye musanga twarahagaze neza? Banyamadini, banyamatorero, musanga twarahagaze neza? Ese imikorere yacu yanogeye Imana? Aho korari, itorero ryegerana n'irindi, korari ikaba itajya kuririmba mu rindi torero. Aho umuvugabutumwa muri mita agomba kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi muri misiyo Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose, mubwire abantu, babemera mubabatize. None wowe dogitrine z'itorero zaguhaye limite, urimita abavugabutumwa, urimita abahanuzi ngo ntibazahanure kurenga umupaka, ushyiraho imbago. Ese iyo niyo misiyo ya Yesu? Iyo niyo misiyo Yesu yaguhaye? Imana yacu nishimwe. Daniyeli ngo yatura ibyaha by'ubwoko bw'iwabo. Reka umukozi Imana adusomere. Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bw'iwabo. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi. Ku mwaka wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi, wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya. yego. Muri uwo mwaka wa mbere Muri uwo mwaka wa mbere, jyewe Daniyeli nasomye ibitabo Daniyeli asoma ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu bimusobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashengwa ko ari imyaka 70. Inshuti yanjye unkurikiye, igihe itorero rizamara rifunze urakizi? Ibihe byateganyijwe urabizi ibyo ari byo? Ese itorero rizamara igihe kingana iki muri iki kibazo? Daniyeli yarasomye mu bitabo by'abahanuzi. Abahanuzi barabihanuye tubatera amabuye, abahanuzi barabihanuye tubatera imijugujugu, ngo baravangiwe. Ariko dore igihe cyadusohoyeho yuko uyu munsi amarira ni menshi ku bashumba, amarira ni menshi mu bahanuzi, insengero zarafunzwe. Ariko usubiye inyuma usanga mu mikorere yawe wakoreye Imana neza, nta ruhare ubifitemo. Imana ikugiriye icyizere ikaba yakugarura muri uyu murimo. Ibyo wakosora ni ibiki? Ibyo wasubiramo ugakosora, niba Imana ikwemereye kuzakugarura muri sisiteme, Imana ishimwe, niba icyo uzakosora. Ariko uyu munsi turakondana ubuyobozi bwafunze insengero. Imana, iyo itorero ryananiye Imana ikoresha ubuyobozi bugafunga. Imana ishimwe. Daniyeli asoma ibitabo asanga imyaka 70 bategekewe Yerusalemu hashengwa yararenze. Umva Daniyeli icyo yavuze, soma. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa ka Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, haleluya, mushakisha gusenga no kwinginga. Iki ni igihe cyo guhanga amaso Imana, ntabwo ari igihe cyo guhanga abantu amaso. Murimo murahanga abantu amaso ahatazava igisubizo. Iki ni igihe cyo guhanga Imana amaso, yego. Mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa. Daniyeli mushakisha gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana dukeneye abantu bagomba gusenga kandi bakiyiriza ubusa, bakabaza Imana ngo Mana, ibi bihe watugeneye, ibi bihe turimo bizarangira ryari? Ese Mana uzagaruka ku itorero ryawe ryari? Imana dukeneye abahanuzi, dukeneye abapastori
basenga bakiyiriza bakabaza Imana ngo ese Mana ibi bihe turimo bizarangira ryari? nambara ibigunira nisiga ivu, Daniyeli yambara ibigunira, senga Uwiteka Imana yanjye nyaturira nti asenga yatura, Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro, Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusoza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakitondera amategeko yayo. yego Twaracumuye tuba ibyigenge, twaracumuye banyamatorero nimwemere, twaracumuye ku Mana, ntabwo twahagaze neza, dukeneye abaturira itorero, dukeneye abaturira itorero. twakoze nabi, twaragomye turateshuka, Twakoze nabi, tuva mu mategeko n'amateka yawe. twavuye mu mategeko y'Imana, ntabwo twagumye mu muhamagaro Imana yaduhamagayemo. Ntitwumviye abagaragu bawe Ntabwo b'abahanuzi, twigeze twumvira abahanuzi. Abahanuzi barabihanuye, abahanuzi barahanura, turabacecekesha, turababwira ngo nimuceceke, ibyo muhanura mwaravangiwe, ngo muri abahanuzi b'abana. Ariko nyamara ibyo bahanuraga byari ukuri, mubyemeye cyangwa tubyemeye ari uko bidusohoye. bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu, Bajyaga babwira abami n'abatware bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. n'abantu bo mu gihugu cyose. Nyagasani gukiranuka ni ukwawe, Nyagasani gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, inshuti yanjye. nk'uko bibaye ubu. Wowe ugiye kunkurikira, wowe uzumva iki kiganiro, gukiranirwa, emera twemera ibyaha byacu, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage nk'uko bibaye ubu ku Bayuda ku Banyarwanda. no ku Banyarwanda. Sifa kwa Mungu. Ibi tubayeho uyu munsi, abagiraga umunezero, kandi abagiraga umunezero wo gusenga, uyu munsi nta bitubayeho, ko abantu benshi ntabwo bafite aho basengera. Abantu benshi gusenga babivuyemo, nk'uko bitubayeho. Ariko Mana, ibyawe ni ugukiranuka, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni no gusuzugura. Uyu munsi aho umupasiteri ahagaze, igisuzuguro kituriho. Kuba pasiteri udafite intamushumbi ni ikibazo, Igisuzuguriro ni igisuzuguriro bashumba. gikomeye. Ariko n'uyu munsi ntabwo turabona amakosa twakoze yo kudakorera hamwe ngo dushyigikirane, twubake ubwami bw'Imana muri twebwe, tubwirize abantu misiyo Yesu mu itorero, Tube mu mwanya umwe. tube mu mwanya umwe, duhuze umutima, tuganire, turebe ibitagenda neza. Ariko uyu munsi icaca iradutse, iri hirya yanjye, ukajya kurigambanira, ukajya kurirwanya, ukajya kuvuga reka mbabwire, ngo aba barakizwa, aba ntibakizwa. aba barakizwa. Ni ikihe gipimo wowe uri kunkurikira ufite gipima agakiza? Imana yacu ishimwe. Ni ikihe gipimo? Ngo muri iriya torero ngo nta mwuka w'Imana bagira, ngo muri iriya torero ngo pasitoro waho baravangavanga, ngo nibi nibi. Nshuti yanjye, iyo niyo misiyo Yesu yagutumye. Basenga inzoka, Basenga inzoka, abandi basenga imbarabara, abandi bafite amahembe. Nshuti yanjye, misiyo ya Yesu ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. Buri wese afite mwuka wera akamusobanurira. Mwaretse tugakorera hamwe bashumba, igihe tutarakorera hamwe abahanuzi bavuga butumwa, twicare tube nk'itorero rya mbere. Misiyo ya Yesu ivuge ngo tube mu mwanya umwe, duhuze umutima, dukore bimwe, duhuze bimwe, dusenga Imana imwe, duhamagara imbaraga za mwuka wera, ibintu bizahinduka. Ariko bitarakunda, igihano ku itorero kiracyahari. Daniyeli aravuga ngo ibyacu ni ugukiranirwa. Ariko Mana, ibyawe ni ugukiranuka. Reka twemere intege nke aho twagize imbaraga nke, twemere amakosa twakoze, twemere ko misiyo Yesu tutayikoze nk'uko yayiduhamagariye. Komeza usome. Nyagasani gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Banyarwanda. Kiriya gihe cyari icy'Abayuda n'Abisirayeli. Ariko se iyo murebye, nshuti yanjye ahura, ubu nta soni zadukoze, ubu abahanuzi nta soni zabakoze, ubu abashumba nta soni zabakoze. Kuba bishop udafite itorero, ubu ntiwacuruza n'ibirayi ngo ubishobore, kubera ko wari bishop. Ubu ntiwanakora tagisi vatiri uri bishop,
wanaforoda ngo bikunde. n'ibyakunda isi yose irakuzi nka bishop, icyubahiro cya bishop uragifite. ubu se apotere we, rivera we, pasitoro we, muhanuzi we, evangelizasiyo we, muririmbyi, mudiyakoni, ubu nta gisuzuguriro cyatubonetseho. ariko se cyazanywe n'iki? kudakorera mu mwanya umwe, kudahagarara muri misiyo y'Imana. munyemerere wowe uri bukurikire, reka tube nk'aba Daniyeli, bahaguruke binginga Imana, babwire Imana ngo Mana, twakoze ibyaha byinshi, ntitwagendeye mu mategeko yawe, none ibyacu ni gukorwa n'isoni, ariko Mana urakiranuka, tubabarire. nyamara imbabazi z'Imana twazibona, kuko Imana yiteguye kubabarira itorero. ariko igihe tugitatanye n'ubu turacyaterana, tumeze nka Adamu na Eva muri Edeni, turitana ba mwana. ni iri torero ryabikoze, ni amacaci yadukaga, ni amacaci yazaga, ni abahanuzi bahanuraga ibinyoma. ariko nyamara reka mbabwire, buriya n'umuhanuzi w'ibinyoma ahanura ibinyoma, yarahanuye ukuri. nta muntu uvangirwa ngo yavangiwe atari umuhanuzi, ntawabyihangamo. ahubwo menya ngo ni iki cyatumye abahanuzi bavangirwa. ese niba ubazi ko bavangiwe, ni iki cyatumye bavangirwa? kandi reka nkwibutse muntu w'Imana, reka nkwibutse muhanuzi, nkwibutse mushumba, iby'Imana yambwira sibyo yakubwira. amarangamutima akadutera kumva ko abantu bavangiwe, ariko nyamara atari ukuvangirwa. dukeneye ba Daniyeli, dushaka ba Daniyeli mu gihe gisa n'iki, batura ibyaha by'itorero, batura ibyaha by'abantu, batura ibyaha by'abakristo, batura ibyaha by'abashumba, kugira ngo Imana igaruke ku itorero. imbabazi z'Imana zitugarukeho, nizitugarukaho Imana ikumva gutaka kwa Daniyeli ugiye guhaguruka. nshuti yanjye, reka nkubwire, n'aya mategeko mubona n'amabwiriza ntabwo muzamenyaho uko bayasubiyemo, bazayasubiramo bayoroshye, ariko igihe tutarahindukira ngo twihane, amategeko aracyakomeye kuri twebwe. ariko niduhinduka tukihana, tukagendera mu nzira y'Imana ishaka, misiyo yose ikubahirizwa muri twebwe, mu itorero, aya mabwiriza, aya mategeko, Imana izongera isubire mu bayobozi bayo, bayasubiremo, twongere tugire umudendezo wo gusenga. Imana yacu ishimwe. somera twinjire mu mwanya wo gusoza. Nyagasani, ubwacu n'abami bacu n'abatware bacu ku bwande Nyagasani, ku bwacu yego, n'abami bacu, ku bwacu nk'abahanuzi, n'abatware ku bwacu n'abatware, n'abasogokuruza bacu. reka gatoya, ni ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho. izi soni yavugaga umwami w'Ubuyuda Yehoyakimu yari mu bunyagi Babuloni. aravuga ngo ku bwacu twebwe nk'abahanuzi, ku bwacu twebwe nk'abatambyi ba Zerubabeli bari Babuloni. sifa kwa Mungu. Amen. twakozwe n'isoni n'abami bacu n'abacamanza bacu, bose twakozwe n'iki? n'isoni. twakozwe n'isoni. ariko Mana umva uko yavuze, soma hepfo. umwami Imana yacu ni ifite imbabazi n'ibambe. Imana niyo yatugirira imbabazi nubwo twayigomeye. torero ry'Imana, hakenewe abantu batura ibyaha by'igihugu, hakenewe abantu batura ibyaha by'itorero, Imana igakuraho gukorwa n'isoni. twatura ibyaha by'abanyarwanda muri rusange. Daniyeli ntiyatuye ibyaha bye. Daniyeli yari aguwe neza i Babuloni. Daniyeli yari umugabo ukomeye, yari umutware, nta kibazo yari afite, ariko yagize ikibazo cya bene wabo. ubu uyu munsi yari abarimo gusenga akavuga ati twebwe turakinguriye, ariko nyamara reka nkubwire, iyo umuturanyi yarwaje ibibembe burya nawe uba ubirwaje. nta munezero wo kuba wariye abandi batari, nta munezero wo kuba ugenda mu modoka abandi bagenda n'amaguru. nshuti yanjye, n'umuturanyi wawe nagira ikibazo ujye umenya ko nawe ugifite. wowe ukinguriwe itorero uyu munsi, nta mahoro ufite, abandi baryamye mu nzu batarimo gusenga, nkumva uranezerewe ngo jyewe ndabyujuje. ibiki wujuje? wujuje wowe umubano n'Imana. uzanezezwe no kuzuza umubano wawe n'Imana, ntuzanezezwe nuko wujuje inyubako hano uri musabwa n'abikarabiro n'imirinda nkuba. oya, uzanezezwe no kuba wujuje umubano wawe n'Imana. ariko kunezezwa no kumva ko ngo wowe wujuje ibisabwa, ngo wowe urasenga, ariko se reka nkubaza, niba urimo usenga n'abakristo bawe, abayandi matorero batarimo basenga, ikikunejeje ni iki? wowe n'abawe mu itorero nimwe muzajya mu ijuru.
unejejwe nuko uzaryicaramo wenyine, unezezwe nuko Imana ifitanye umubano nawe, winezezwa nuko ari wowe ukinguriye muri iki gihe. Nshuti yanjye, dusubire inyuma dukosora amakosa twakoze. Imana ibaho umugisha. Amen. Dukeneye ba Daniyeli mu izina rya Yesu. Amen. Reka nkwifurize wowe aho uri ba Daniyeli, nanjye mbe Daniyeli, dusenge amen. Ya, reka tugumushimire Pasiteri Uyisenga ku ijambo ryiza ry'Imana atugejejeho, abumva bumvishe. Ndagushimiye cyane Pastor. Amen. Reka tugushimire nawe wakomeje kudukurikira, tunagusaba nimba utarakora subscribe kuyikora, ukore share ndetse na comment. Ibindi Imana iduhana umugisha. Amen. Reka dusenge. Dushimira Imana yabanye natwe. Mwami Imana yacu, turongeye turagushimiye kubanye natwe. Mu mwanya muto twari dufite dusobanuye bike dushoboye, ariko kandi Mwuka Wera arahari. Turasabye ngo umuntu wese uzumvira ijambo Mwuka Wera azamusobanurire kurushaho, kandi iri jambo ryawe bazarisoma uhereye muri igice cya 9 kugera ku murongo wa 27, bazumva icyo ubashakaho kandi tuzumva icyo dushakaho mu gihe gisa n'iki. Icyo tugusabye n'imbaraga zo gukorera hamwe no kuhuza umutima no kuba mu mwanya umwe, kugira ngo duhagarare nka Daniyeli mu gihe nk'iki, kugira ngo itorero ryawe urikureho umugayo kandi tubone imbabazi zawe tuziboneye muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane.